Mu gihe hari abemeza ko ari ibihe by'akaga, harakomeza kubaho ibisa nk'udushya gutungurana rwose bikabije. Nubwo icyitwa iterambere bamwe bari kucyumva mu buryo butari bumwe, hari n'abemeza ko iri terambere riri gusiga ubumuga bukomeye bwabo bw'inyuma ku mubiri ndetse n'imbere mu mubiri. Benshi bibaza ku icupa vide, icupa rituzi uburyo umuntu ashobora kurifata akariseseka mu gitsina cye. Birashoboka cyane ko nawe aya mashusho amaze iminsi akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga wabashije kuyibonera. Ariko se wari uzi ibyari byihishe kuri iri cupa? Ese ni izihe ngaruka iri cupa n'ibindi bikoresho bimeze nkaryo bishobora gutera ku muntu bikoresheje muri ubu buryo? Abahanga mu by'ubuzima babivugaho iki? Nibyo tugiye kuvugaho. Niba uri mushya wibuke gukora like, kudusangiza igitekerezo kandi ntugire udakoze subscribe. Niba warabashije kubona aya mashusho ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga y'umwe mu bakobwa b'Abanyarwanda bakoresha icupa mu gitsina cyabo, iki ni igikorwa kizwi mu kwikinisha. Kwikinisha nk'igikorwa gitera kuzamuka kw'imisemburo imeze nk'izamuka iyo umuntu ari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ni umusemburo witwa oxytocin cyangwa se ukaba ukunda kwitwa love hormone, umusemburo w'urukundo. Uyu ni umusemburo utuma umuntu agira ibyumviro byo kuba umwe, icyizere ndetse no gusangira amarangamutima hagati y'abakorana iki gikorwa. Uyu musemburo ukaba ugira uruhare mu kwagura inyama z'umubiri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Nyamara ariko si uyu musemburo gusa wa oxytocin, kubera ko hari undi musemburo uvugurwa cyane uzwi witwa dopamine. Dopamine yo ifasha mu kurema ibyiyumviro byo kwishima no kunyurwa. Hanaza kandi uwitwa endorphin. Uyu uzwi nka natural pain killer. Umumaro wawo ni ukugabanya uburibwe muri iki gikorwa ndetse no kuruhuka. Nyuma yaho haza n'undi musemburo witwa prolactin. Uyu ukaba uvugurwa nyuma y'iki gikorwa ukagira uruhare mu kurema ibyiyumviro byo kunyurwa ndetse no kuruhuka. Ibi bisobanuye ko iyo uri muri iki gikorwa n'umuntu hanyuma mukarangiza, habaho kuvurwa k'uyu musemburo. Iyo ukoze iki gikorwa ntihabeho kurangiza, bisobanuye ko uyu musemburo utavurwa. Hari n'indi misemburo itandukanye ivugurwa mu gikorwa cy'imibonano, gusa reka ingingo tuyiveho ahubwo twitse ku ngingo yacu y'uyu munsi. Iyi misemburo yose tuvuze haruguru ivugurwa mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, gusa nanone ikongera kuvurwa iyo umuntu ari muri kiriya gikorwa cyo kwikinisha. Kuri benshi igikorwa cyo kwikinisha gifatwa nk'igikorwa kidasa neza ndetse gikojeje isoni, kiragayitse. Iyobokamana naryo ntirishyigikira iki gikorwa kuko hari nk'aho igitabo cya Bibiliya kigira kiti, bakundwa ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Ni mu ivanjiri yanditswe n'intumwa ya Yezu Petero wa mbere ibice 2 ku murongo wa 11. Nanone mu gitabo cyandikiwe Abefeso ibice byaho 4 umurongo wa 19 akagira hati, kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanyije no kwifuza, iby'isoni nke ndetse no kwifuza. Nyamara ariko hari n'abandi bagifata nk'igikorwa gisanzwe cyo kuzamura ibyumviro, kwishima n'ibindi. Iyo niyo mpamvu hariho inzego n'inganda zitandukanye zicuruza zikanakwirakwiza ibikorwa bikoreshwa muri iki gikorwa gifatwa nk'ikigayitse kuri bamwe. Inganda nka Lelo, We Vibes, Dem Products, Lavens, Kilo, Doc Johnson, Tenga, Flashlight n'izindi nyinshi zose zikora zikanakwirakwiza ibi bikoresho byo kwishimisha mu bikorwa bimeze nk'iby'imibonano mpuzabitsina udakeneye uwo mukorana iki gikorwa. Ibijyanye no gukoresha amacupa rero n'ibindi bimeze nkayo bisa nk'agashya, nubwo hari bamwe bakunda kubikoresha muri iki gikorwa. Aha ni ku gitsina gore. Nyamara ariko imiryango ishinzwe kurengera ndetse n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima yagiye yamagana kino gikorwa bitewe n'ingaruka mbi zishobora kugera ku muntu wakoresheje ibikoresho. Ku bijyanye n'aya macupa, hari impungenge ko icupa rishobora kuba ryakwangirikira mu gitsina bitewe n'icyitwa pressure cyangwa se kurikoresha ingufu mu gitsina. Ahanini bikaba byabaho ku macupa y'ibirahure. Ibi bikaba bishobora gutera ubumuga bukomeye cyane. Aya macupa n'ibindi bimeze nkayo kandi bishobora kuba bicumbikiye ibyitwa bagiteri cyangwa se n'indi myanda itandukanye bishobora gutera ama infection. Ubusanzwe
aya macupa ntiyakorewe kuba yakwinjira mu gitsina. Ibyo ni ibintu bizwi neza. Hari ibyago byinshi ko iri cupa rishobora kuba ryakwangiza imyanya myibarukiro. Ibi bishobora kuba byagize umuntu ku kubagwa cyangwa se agakurwamo bimwe mu bice myibarukiro, bishobora no kumutera ibibazo bindi bikomeye nk'ubumuga ndetse n'ibindi. Ni izihe mpamvu zituma hari bamwe cyangwa se umubare muto cyane ukora kino gikorwa kimeze nko kwiyanga? Turavuga iki cyo gukoresha ibikoresho nk'ibi byagutera n'ubumuga bw'ubuzima bwawe bwose. Icyo abahanga babivugaho, hari impamvu ziri psychologique, sociologique n'iziterwa na situation. Reka tugerageze kwivuga mu Kinyarwanda. Muri rusange, ibikoresho bifite umwimerere bikoreshwa muri kino gikorwa usanga bihenze, aho abantu bamwe batabasha kuba babyigondera cyangwa se ngo babigure. Hari tumwe mu duce rero usanga ibi bikoresho bitaragiramo cyangwa bikaba bitanemewe kuba byacuruzwa. Ntabwo bizwi neza niba mu Rwanda haba hari uduce bicururizwamo cyangwa se byemewe gucuruzwa. Gutinya abantu cyangwa se ubwoba bwa sosiyete bushobora gutuma umuntu atabasha kugura igikoresho cyabugenewe, ahubwo agahitamo gukoresha ibyo abandi badatekereza, ari nabyo bishobora kumwangiriza ubuzima bwe bwose. Nanone kandi hari bamwe bagira amatsiko yo gusuzuma imikorere y'imibiri yabo, hanyuma bakaba bakifashisha ibikoresho babona hafi yabo bibegereye. Kwifuza kugerageza ikintu gishyashya cyangwa se gitandukanye bishobora gutera imyitwarire. Kubura ubumenyi rero ni indi ngingo y'ingenzi. Benshi mu bakoresha ibikoresho nta makuru bafite cyangwa se ntibasobanukiwe n'ingaruka ziri mu kubikoresha. Ibi twafata nk'ubujiji rero bituma bakoresha ibishobora kwangiza ubuzima bwabo bwose byiteka. Ingingo noneho isa nkaho inakomeye cyane. Hari bamwe bagira iryo rari cyangwa se bakararikira gukora imibonano mpuzabitsina, hanyuma hakaba ntawe wo kuyikorana nabo, bakaba kandi nta bya bikoresho byabugenewe bihari. Nyuma na nyuma amahitamo abasigaye ni ukwifashisha ibikoresho bitabugenewe, yewe bishobora no kubagiraho ingaruka mbi. Ibijyanye n'amabanga nayo ni indi ngingo. Ntabwo ushobora kubona icupa mu nzu y'umuntu ngo utekereze ko yaba arikoresha muri buno buryo. Akenshi iyo ubonye icupa muri salo y'umuntu utekereza ko yarizanye ririmo icyo kunywa runaka. Gutinya ko abakora iki gikorwa cyo kwikinisha bababona cyangwa se bakabona ibyo bikoresho, bahitamo gukoresha ibyo bindi bitabugenewe. Izi zose tuvuze ruguru ni ibyitwa situational factor cyangwa se situational factors, impamvu ziterwa n'ahantu cyangwa se igihe umuntu arimo. Hari ibyitwa facteur psychologique, kwigunga, kutagira abantu iruhande rwawe cyangwa se ibyifuzo byo kumererwa neza bishobora kugutera gukoresha ibikoresho bitabugenewe ndetse byangiza. Hari na bamwe mu bantu bakoresha ibikoresho bitewe n'ibyo banyuzemo ahahise habo, rimwe na rimwe bibatera kwanga ubuzima no kutagira abantu. Mu buryo buri social cyangwa se bw'imibanire, hari sosiyete zimwe na zimwe uba usanga zitagira umwanya uhagije wo kuganira ku buzima bw'imyororokere ndetse n'ibikorwa by'ubwirinzi ku bijyanye n'ubuzima bwiza bw'imyororokere ntibishyirwemo ingufu. Ibi bituma hari bamwe mu bantu bagerageza kuvumbura uburyo bumwe butanizewe kandi bufite ingaruka mbi. Muri iki kiganiro tugarutse ku ngingo imwe y'ingenzi, ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse n'imikoreshereze mibi y'ibice byayo n'ingaruka bifite ku mubiri w'umuntu. Niba hari icyo bigufashije udusubize muri comment. Mu kiganiro gikurikira tugiye kuvuga ku yindi ngingo ifitanye isano n'iyi. Ni izihe ngamba zafashwe mu guhangana no gukumira imikoreshereze twakita kidahwitse y'imyanya myibarukiro mu isi muri rusange. Ndagusaba kubana natwe ukora subscribe. Mwakoze cyane.